reka tugusuze rero kandi tukwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe udahwema kudukurikira ku Gika TV Rwanda nkuko rero twabyemeje tuba tubagezaho amakuru abagezweho gatanu kuri gatanu ngira ngo rero nkuko muri kubyumva turi kuvuga mu ijwi rituje mu ijwi ribabaye mu ijwi kandi ryuje ikiniga kubwo kubura umubyeyi wacu ndetse akaba n'umubyeyi wa Chriss Eazy witabye Imana kuri uyu wa 13 z'ukwa gatanu 2025. Umubyeyi rero wa Chriss Eazy yitabye Imana n'umundi mu gitondo cyo kuri wa 13 Kamena 2025 nkuko byatangajwe na Junior Giti usanzwe areberera inyungu z'uyu muhanzi. Nyina wa Chriss Eazy yaramaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa 13 Kamena 2025. Junior Giti yagize ati yaramaze iminsi arwaye yewe na nijoro twavuganaga atubwira ko yumva ameze neza mu gitondo ari butahe ariko twatunguwe no kuntu twakiriye inkuru yuko yitabye Imana. Mu minsi ishize nibwo Chriss Eazy yatangiye kugaragaza ko ari kumwe n'umubyeyi we kuri chaîne ya YouTube baganira ku bintu bitandukanye by'umwihariko akajya amubaza ubuzima bwe bwite bw'imikurire y'uyu muhanzi. Uyu mubyeyi yaraherutse guhishura ko yihebeye indirimbo yitwa Inana y'umuhungu we. Yitabye Imana yaragize amahirwe yo kubona umuhungu we akabya inzozi zo kuba umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda. Mu kiganiro yaraherutse gushyira hanze uyu mubyeyi yabwiye Chriss Eazy ko urwibutsa mufiteho kuva mu bwana ari umunsi yavutseho kuko ari wo munsi yavukanye umunaniro. Ati wavukanye inzara ikabije bituma muganga akujyana mu mashini zihita ku bana. Nubwo wari uruhinja wavukanye amahani wanga kukajyamo bituma muganga avuga ko nubwo wavukanye inzara ariko wavukanye imbaraga. Uyu mubyeyi yakomeje avuga ko iteka iyo abonye umuhungu we amubonamo indwanyi yo mu buzima bikamwibutsa intambara yarwanya kivuka. Reka twihanganishe inshuti n'umuryango wa Chriss Eazy kubwo kubura umubyeyi. Twebwe twitwa Gika TV Rwanda nakagaruka wibuke gukora subscribe, share ndetse na comment. Hasta la vista.